basaza bacu se barihe abari hano jewe mfite ikibazo nshaka kubaza bano bapfakazi bacu kandi batoya. Why don't you guys marry them? Kubera iki mutazamo bashaka mukagenda gushaka abakecuru bavuye muri Amerika no muri Europe? First of all, wanajua kushaka Kurugamba tuambie kutabara. Ariko umugenzi wawe ashaka yagiye aratabara. Hata tabara, muri bari atabara, mama warimo, papa warimo, sibyo? Arapfa, asize umugore wiwe n'umwana umwe, sibyo? Wowe utaragiye gutabara, why don't you marry these women? Kubera ko utoshaka umugore wa mugenzi wawe, ubuzima bukomeze. Basically, é isso que acha. Chega muito mal. Seria por um curso mal, mundo né? Se fosse você no Amerika, chorar com a não é? Minha muy galante. Abamama biga kudoda n'ubushepara abadoda ndabashimiye ko bahagaze nk'intwarikazi bakirwanaho. Abifuza ko jewe ntabwo naje kuvuga ngo mbereze igitenge oya ibitenge barabihaye byinshi sibyo. Nimba wifuza kwiteza imbere hari icyo ushaka gukora wiyo support turahari kugira ngo tubafashe. Alexandra n'izina rya papa aramutse muri Amerika mu mujyi witwa Phoenix, Arizona. Nkaba narifuje kuza gusangira Christmas cyangwa se umwaka mushya hamwe nawe. Bifurije Noheli nziza, bifurije umwaka mushya tutarawinjiramo ariko bazasigaye umunsi umwe sibyo? Yego. Uze kunikiriza kugira ngo bimfashe ari imbere murahazi nawe. Hari ikintu cyinshi cyane kandi ntabwo numvijubira ariko ndabishobora sibyo? Akayiciyemo. Mbere na mbere ndashima Imana kuba mpagaze hano hantu. Imana ishimwe. Ndashimira buri muntu wese watwitabye kugira ngo dusangire no Christmas cyangwa se umwaka mushasha hamwe na famiye yanje. Mwese ndabashimiye kuba mwanyitabye, abo tungana, abo nduta, abanduta, ababyeyi bacu, abakozi b'Imana, abahagarariye imiryango, abakoze cyane. Ndabashimiye mwese ndasize buri muntu wese. Imana ibahe umugisha. Ndibaza ko turasa nikuvuga like story urugendo rwacu ni rurerure cyane ariko ndagerageza guhina amagambo kugira ngo ducungure umuntu. Murabyumva? Okay. Kugira ngo ugire icyo ndi umunyamakuru naje YouTube kugira ngo uganirize umuntu uzaza ukamubwira uwo uri kugira ngo akumve. So navukiye mu Mirenge iwacu, mama wanjye ari hano namubonye. Ndi umwana kuri bangahe ma umwana ugira mama yaje 6 ndo 5 ndo 5
batatu barapfuye dusigaye turi bane, babiri turabana muri Amerika, undi umwe niwe ubana hano na mama. Nakuriye Minembwe, kurira mu Minembwe, kuva nkiri muto niga muri primaire, nje Uvira, nkurira Uvira, nigira Uvira, nkomeza i Burundi, nigira i Burundi, mva i Burundi, ubwo ndi kugenda nsimbuka murabyumva, mva i Burundi nja mu Buhinde, mva mu Buhinde nja muri Amerika, mu Buhinde no muri Amerika hose nari maze imyaka 11. So nibwo jewe ngaruka, urabona ko abandi baza bagaruka mu vacation, gusura famiye kugira ngo jewe nibwo nkigaruka. Rero muri ubwo rugendo rwose mbabwiye who I am first. Inzozi zanje kuva nkiri mutoya, mbere y'uko muramubarira, mbere y'uko nivugaho, kino gikorwa first ni igikorwa cy'urukundo twateguye. Ndavuga kuri uncle uvuye kubwiriza, afite amagambo akomeye, iwe yabwirije nk'umuntu uri muri church, ari kubwiriza nyine abantu bari muri church, ariko twebwe hano twaje guhabwa fun, so we came to enjoy. Sometimes we have the times on the church, time we have to go back to the hamwe ntabwo tuba dukeneye amagambo akomeye ariko aho yavuze cyane n'ukuri yabwirije neza, ariko ndashaka kubabwira ko ibyo yavuze byose ni ukuri kandi biri muri Bible, ariko baravuga ngo ukuri kose siko bazaho kuvuga. Nk'uko yavuze hari amafamiye atazafasha abapfakazi, kandi mu gihe batagufashije ugomba kujya gushaka umufasha ahandi kugira ngo abana bawe babeho. So abapfakazi n'imfubyi nta muntu ugomba kubakora, nta muntu ugomba kubatakira. Wakoze cyane nako habura n'izi ndamukunda kandi wakoze kutubwiriza neza, ariko ndashaka kubabwira ko jewe naje kugira ngo tugirane ibihe byiza. Turavuga, turabaza ibibazo, turaza kuririmba, turatamba, turaza kurya, turaza guhabwa fun, right? Si byiza se? Si byiza? Si byiza ko hari umwanya wose abana bavuga ati ibikorwa byawe ukaza ukagirana ibihe byiza abandi bantu. Jewe rero ntabwo yitunze, naravuze ngo umunsi nzaza muri Amerika ikintu kizanshimisha nuko nshobora gusangira namwe. Umunsi nzaza muri Amerika zo murababarira. Akona kayaciyemo ama intro ndari kanarangira kugira ngo mwumve uwo ndiwe, ngaza kubabarira n'ibyo simbuka cyangwa se mukumva ntari kuvuga ibintu biri ku murongo neza cyane, mumbabarire. Hano imbere niko biza bigenda, izo wateguye siko tubivuga. So kuva nkiri muto inzozi zanje nakuze numva nifuza kuba umunyamategeko, nicyo nakundaga. Ubwo natangiye urugendo rwanje kubabwira uwo ndiwe, mushobora kumubaza ngo ni ukubera iki wabuze ngo ushaka kuba umunyamategeko. Nabasubiza ni ukubera ko nakuze bw'imfuzi, mama ari umupfakazi, mbona akarengane yagize. Muraza kubabarira, hari igihe habura umuntu ushobora gukamika yacu. And I was young, nari nkiri muto cyane, ntabwo nari gushobora gushaka kwiga gukama inka.
ntabwo nagiye wamwirwa yo kubona papa wanjye afite inkuru muto cyane ntabwo muzi. Birababaje cyane uriya wapfusha papa wawe akicwa na ba mayimayi, siko bimeze? Abapfakazi benshi bari hano ndagira ngo abagabo babo bagiye mu ntambara kandi tubleminga intambara, siko bimeze? Musaza wanje yari umwescot wa Rwego yaguye mu ntambara, yaguye ku rugamba, yakoranye igihugu. Kuba yaraguye ku rugamba ego biratubabaza, ariko uravuga ngo yarwaniye igihugu, yaritanze, iyo mpamvu yapfuye. Ariko ku bipfubyi papa wawe ataragiye ku rugamba, atararwaye, yarishwe agambaniwe, ubwo bupfubyi burababaza. Kandi ikigutangaza ugakurana cyangwa se ugakurira imbere y'abamwishe. Ubona abana babo babayeho neza, biga, wicara uzi ngo uyu n'uyu uko ari batatu bane ngo bishe se, bamugambaniye, bamuziza ubusa, bamuziza uko yaremye. Sinifite isoni zo kubivuga, n'ubu abamwishe muri bo baracyahari kandi baridegenza, baragenda. Kubera iki? Zino zose ni ingaruka zo kutekera igihugu, zo kutegera amategeko. Iyo dushaka kugira igihugu cyiza, iyo dushaka kugira amategeko, wenda tuba twararenganuwe cyangwa se abishe papa baba barafunzwe, ariko n'ubu baracyahari. Bamwe bari muri Kigali, abandi baracyari ruguru, abandi barapfuye nabo kandi bapfuye nabi, bazize indwara zikomeye. Ariko ibyo byose nshatse kubivugira iki? Dore narakuze, ndahari, narize, mfite ibikorwa nkora, ntacyo nabaye. Ku myaka yanje nifuje kumenya gukama inka, birananira kubera ko nari nkiri muto cyane. Ariko agahinda nagiraga agahinda ko kuja kwinginga. Papa yakuze ari ikinege, yavukanye na mushiki wiwe, arapfa, mushiki we baramwica. Ni ukuvuga ngo badata wacu bandi ntabwo twari tubana, twari tuba mu muhana utarimo abafamiye aho ushobora kwisanga, ahubwo twabanaga nawe wabona mama abega bamuyonga, nibo twabanaga. Noneho nicara nibaza ngo ku myaka yanjye nje mfite ndamenya gukama inka, kuko birababaza kuzuka mu gitondo ukaja kwinginga n'umupapa wa hano ngo wadukama inka, ubu nimugoroba ukaja kwinginga nguyu ngo wadukama inka. Ngenda hayo musaza wanjye ndamubwira ngo twakize gukama inka, ako ndagira ngo ntabazirwa ko twari tukiri batoya. Kuva icyo gihe sisa wanje wundi iwe yanze kunywa amata, kugeza n'ubu ntazanywa amata, kubera ko kunywa amata umugabo umwe wo mu muhana yakamye mu gitondo, undi yakamye mu mugoroba, ejo undi niwe wakamye, ejo undi niwe wakamye, aravuga ngo ntabwo azongera kunywa amata. Ndashimira mama kuba yarabaye intwarikazi, akihangana ibyo byose, akihangana ako karengane,
turabana makuru natwe turamutuzi. Urugendo rw'imfubyi rwarakomeje nisanga ntakibana na mama, atambwira mama nkiri muto cyane, ako twigeze tubana kugeza uno munsi wa none. Je ntabwo ndabana kuva iyo myaka nari mfite nkiri mutoya cyane kugeza uno munsi wa none sinigeze bana na mama. Nisanze kwa mukuru wanje, mushike kwa mukuru wanje, urugendo rwaje rurakomeje. Icyo gihe nifuje kuzaja kwiga muri primaire, musaba ko ushaka kuzaja kwiga amategeko, arabinyemerera bofu wanje. Disanga numva ndakunzwe, banyitaho. Igihe ndi kwitegura kuja muri secondaire, kimwiza amashuri bashakaga kwiga. Ngeze ku ndoto zawe, kuko nta kuko kuri impande wawe kugufasha. Narakomeje muramu wanje, umugabo w'umukuru wanje bofu wanje amaze gupfa, nibwo twagiye kuba mu kigo cyo kwa Rugeri i Burundi. Araturera, nakuriye ku kigo, ndigaragariza uwa gatandatu, katagishomyaje. Icyo gihe nagiye mu Buhinde, nibwo rugendo kuva mu kigo i Burundi, icyo gihe nagiye mu Buhinde muri Amerika, aho naho hari iyindi story hagati ndashobora kwishyiramo. Nshitse mu Buhinde, nifuje gukomeza inzozi zanje, kuko nari nabonye hariho opportunity, ariko ntibyakunda. Nagiye kwiga ikiganga, njya ku ishuri ry'ikiganga, nabyo ntibyakunda. Nja muri Amerika, mushike muri Amerika, nja kwiga ikiganga. Navuga ati iby'amategeko byaraferinze, reka nige ikiganga. Mu by'ukuri murambabarira, nashakaga kwiga amategeko kugira ngo ndewe nako nazabona ubutabera, cyangwa se ngashobora nko gufunga abantu bishe data, cyangwa se nkibonera mu yandi magambo. Murabyumva? None njye no mu kiganga nabwo nashaka kwiga ikiganga, murumva ko nari umutima w'inzika. Nashaka kwiga ikiganga, igihe kizagere ushobore wenda kuba nk'umunarasi ukomeye, cyangwa se ab'ikiganga bafite ibintu byinshi biga. Igihe kizagere ejo ruguru zabatera inshinge zishobora kwica. Izo zose ni inzika z'umubabaro uwo barakuranye ukiri mutoya. Ibyo ngibyo bibabwiye ko I'm being honest to you, bikuba isukuri. Kandi bene bacu benshi bazakunda ko abantu bavuga uko simbizi, kubera imyaka tumaze iriya ntabwo bazababesha. Like you speak up your mind, ibyo wiyumvamo, sibyo? Ariko narakishijwe, narasenze, Imana uwo mutima narawuretse. Papa Ruben yashobora kuzareba kino kiganiro, cyangwa se agategera igikorwa twakoreye hano. Ndamushimiye ko twakiriye mu kigo, akaturera, akatwigisha, kandi akatwigisha ijambo ry'Imana. Imana imugisha iwe n'abadamu wiwe. Nkomeje urugezi rwanje, nagiye ndacira none ncamo nsimbuka. Uwo niwe nshewe. Noneho urwo rugendo mwabwumvishije kuva nkiri muto, aho naciye hose ngeze muri Amerika, sibyo? Munyikirize, muracyamurikiye? Muri kuntegera neza? Ariko twashije twagiye nshitse muri Amerika, nababwira ko nagiye kwiga ikiganga, nacyo gita mu nzira. Kubera iki? Buriya iyo ufite ibikomere byinshi, hari igihe utangira ikintu kimwe ukagita mu nzira kikakunanira, ugatangira ikindi kikakunanira. Byabaye ngombwa ko mbireka, nacyo sinakirangiza nursing school, nagiye kwiga nkomereza mu bintu bya business. So nazo birakunda, ushobora kuba ufite indoto izo gukora kino kintu kitakunda. Je ntabwo nzacika intege, kitakunda ngatrayinga kino ngatrayinga kino. So I keep trying. Nagerageje
nakomeje kugerageza ibintu bitandukanye ariko ushaka kuvugaho izo ngizo nagerageje ibindi ushobora kuba zarabaye successful hari umusaruro se cyane hari icyahuriyemo rero simbutse gatoya ntabwo nifuje kurya jenyine urwo rugendo rwose ndavuga ati umunsi nzaza hano muri Amerika ese ntinakora muri Afurika murambabarira umunsi nzaza muri Afurika ntinakora gusura famiye yanjye ni byiza kubana na famiye yanjye ni byiza ariko do I really need ngereye gusa famiye yanjye no hari umugabo umwe akazikubwira ngo kujya wenyine iyo wakomeje kujya wenyine uzigera ugatumba ngo kandi iyo utunze ubwira ngo utumburuke ushobora gutwara n'iminsi ibiri ngo ariko iyo ushaka ko uhora ufite amahoro mu nda n'ibiryo ntibigutumbishe mu yandi magambo uhora ukuwe neza mu nda ni ngombwa gusangira n'abandi bantu naje nifuje gusangira namwe cyane cyane babana b'imfubyi nubwo uriya nubona mama wawe hano ubona umwana muri we ntabwo twari gutumira abana bose n'abamama ariko abamama nibo bari baprovidinga bakamenya umwana waje ndateka kino umwana waje ateye kino rero bifuje kuganira gusangira n'abana b'imfubyi n'abamama babo kugira ngo duhabwe iyo fani tujye twishime tuganire icyo kintu numvaga nisubirayo umutima wanje like we happy nicyo kintu cyanjemo so what did I do nakoze iki kugira ngo murabona ko ibintu byose bisaba amafaranga right bino bintu kubitegura bitwara amafaranga buri kintu cyose ni amafaranga nageze i Kigali nsanga na parking baza bayishyura like even 1 minute barishyuza parking ndibaza what nyine birantangaza so nakoze iki kugira ngo mbone aya mafaranga mfite bills zanje mfite ibintu nishyura mfite amadepazi zanje muri Amerika muzamwumva hariho ibintu byinshi nta mafaranga mfite ariko nakoze iki naricaye ndatekereza se ko mfite kuzaja n'umwaka gusangira n'imfubyi n'abapfakazi bagenzi bacu ko mama ni umupfakazi naje ndi imfubyi n'iki nakora so I decided cut my hair naciye imisatsi yaje nari ngira imisatsi myiza cyane abayizi wenda imisatsi y'amarende miremire so naciye imisatsi yaje kubera nakoze imibare nkora imibare ndimo gukora like budget nkora imibare ndeba amafaranga nzadepasa muri salo kwisukisha twebwe birahenze cyane ushobora kudepasa nk'amafaranga $150 kwisukisha gusa nkora imibare mbona nzanitakaza amafaranga menshi muri salo cyane mpitamo guca imisatsi yaje maze guca imisatsi yaje noneho buri kwezi iyo amafaranga aradepasa y'imisatsi akajya arasevinga buri kwezi ayasevinga ndagenda nyine creating account ya saving amafaranga azozana hano muri Afurika buri kwezi ngasevinga amafaranga buri kwezi ngasevinga amafaranga murashaka kumva amafaranga nasevinze murashaka kumva umubare so ni amafaranga menshi nashoboye gusevinga niberaho naterera nyine na kirere yanje nkagikoresha n'utuvuta nikora fresheri niberaho kutota imisatsi and most of people my friends or my family bakambaza kubera iki waciye imisatsi yawe kubera iki waciye imisatsi yawe and then nkababwira hey njye imisatsi zingora imisatsi bakansuka nkababara like I'm enjoying like ndike enjoying akiberaho nta imisatsi mfite bintereza amahoro niyo excuse nababwira ariko ndagira ngo mwebwe mbiri ibanga ndaribabwire sibyo so ayo mafaranga nasevinze
niyo nakoresheje muri bino bikorwa kugira ngo tubashe kwishima n'uno munsi. Ijambo rigira gatatu, ndihanganisha abapfakazi bose. Urugendo rwacu ndagira ngo tuvuye mwabwumvishije. So tugeze igikorwa nyamukuru cyatuzanye hano. Ndihanganisha abapfakazi bose n'abana b'imfubyi nkaje, mbabwire ngo ubuzima muri uno munsi wa none bushobora kwiga. No matter what. Nta Imana itakura umuntu kanabikambye. Jewe ubwaje nkundezi y'umuntu. Aho ndi uno munsi cyangwa se ibyo mfite uno munsi, ntabwo nari nzi ko uzaba uwo ndiwe uyu munsi wa none. Ntabwo nigeze nibwira ko hari umunsi uzashika ngahagarara imbere y'abantu gutya nkashobora kuganira nabo. No, kandi ndabimenyereye se ubwa mbere mpagaze imbere y'abantu, ni henshi nagiye mpura n'abantu nkamwe cyangwa se benshi kurusha abangaba. Ndabihanganisha cyane cyane abantu batoya bapfakaye bangana nanje cyangwa se abo nduta cyangwa abanduta biravana. Hari abapfakaye no ku myaka mikeya 18, 20 birayirengeje. Rero nihangane kuko amba yabwirije aravuga niba ukiri mutoya ukaba warapfakaye ariko hakaba hari amahirwe ko wakongera ukubaka urugo, why not? Go and get married. Mwongere gushake. Turi abantu bari gupfa cyane, dukeneye n'abandi bana Kongo, dore abantu bapfuye. Mwongere gushake muzara abandi bana. Ariko nshobora kubaza icyo kibazo ngo mwongere gushake muzara abandi bana ukambwira se umugabo se mufite ari hehe? Abasaza bacu se bari hehe? Ntabwo ari hano. Jewe mfite ikibazo nshaka kubaza. Bano bapfakazi bacu ari batoya. Why don't you guys marry them? Kubera iki mutaza mubashaka mukagenda gushaka abakecuru bavuye muri Amerika no muri Europe? First of all, wananiwe gushaka Kurugamba tuwagiye gutabara. Ariko umugenzi wawe Bashaka yagiye aratabara. Kandi atabara muri bari yatabara mama warimo papa warimo sibyo? Arapfa asize umugore wiwe n'umwana umwe sibyo? Wowe utaragiye gutabara, why don't you marry these women? Kubera ko utoshaka umugore wa mugenzi wawe ubuzima bukomeze. Bariya se uriya mukecuru ugiye gushaka se uramuzi uranamukunze tushaka gusa kugenda muri Amerika. So mureke I'm being honest. Kubera nje bizabibabaza kubona basaza bacu kandi nari hano bamwe kubona bariseka hari sibyo? Basaza bacu ntimwagiye gutabara sibyo nshuti zanjye? Mwebwe muri hano kandi impamvu utagiye gutabara ni uko ufite ubwoba. Ariko wa wundi utarengeje ubwoba akizana akagenda agasiga umugore wiwe, wa mugore wiwe arapfakaye akiri mutoya ku myaka 18, 20 afite umwana umwe. Why don't you go and marry that woman? Kubera ko utogenda ufite uriya mugore wo mu mugenzi wawe wapfuye ubanye nawe cyangwa we pastor ntacyo bitwaye. Tena garuka pastor, why don't kubera ko mudaza ngo bagira bari bashaka. Oya nyine ntabwo tuzotuka mubishiramo imbaraga mubibabwire. Ishaka nze numva abanyamurenge bagira niri niba udashobora gushaka Angelique umukobwa ufite imyaka 18 mwiza cyane wapaka afite umwana umwe kandi mugenzi wawe mwarasangiye bakaje ku rugamba agapfa, ntugire iryo shaka yo kuvuga ngo reka nje nshake umugore wiwe yasize tubane. Ariko ukaje gushaka umukecuru wo muri Europe ufite imyaka 60 umwana na mama wawe. Kubera ubuzima burahinduka. Life changes. Nshuti zanjye ubuzima burahinduka. So kubw'iyo mpamvu rero basista
banje babyara banje bakaziri banje babuze abagabo babashaka nakusanga nyine hari ibindi bibazo murabyumva siko bimeze rero muzajya mugabanya kubakomereza kabiri first barashatse icya kabiri bafasha abagabo babo icya gatatu timu bashatse icya kane muri ababyeminga gusa abapfakazi bagize kugira ngo bakoze no we ibyo bigomba guhinduka mwihangane mukomere Imana iri kumwe namwe data ni umugabo w'abapfakazi usibye w'imfubyi kino gihe kizarangira ibihe bizarangira ibihe bizashira ubuzima buzahinduka benshi mufite amadosiye hano muzaza muri Amerika muzaza muri Canada ndababaye kuba ndikaze nyabigiza hano Pascal yari inshuti yaje yashinze umutima wanjye umuntu narizi ko nzosanga ni uwa mbere ngashobora kubana nawe ntiyabigize muri Canada numva nababwira ndabizi ko mufite ihumure zivuye ihumure abantu benshi bagiye babahumuriza ndabizi ko hagiye haza abantu benshi batandukanye baje kubafasha ntimukigere mubyinubira ntimugacike niba umuntu ashobora guhaguruka agasiga iziwe agatanga amafaranga yo kugira gusa ngo bane nama muri agaciro kandi muri abashimye siko bimeze bishatse kuvuga ngo hari ababafite ku mutima nkanje hari n'abandi batabafite ku mutima nizo mugomba kubimenya hari umuntu ubwira ngo ubaye tugafasha imfubyi n'abapfakazi my friends yarambwiye gusa n'iz'abapasiteri muri church ngo nibo bazabafasha so mwihangane garutse ku ijambo ryanje mukomere Imana iri kumwe namwe ubuzima buzahinduka ibintu bizashira ndihanganisha n'abana banyu bagenzi banje ko ndi imfubyi mubambwirire abangana nanje abo nduta abakiri bato kuri je mubabwire ko ubuzima buzahinduka abamama ndabizi ko bibabaje ariko uzawirinda kubwira umwana w'amagambo amukomereza umubwire ufate umutima wawe umubwire ngo ubuzima buzahinduka iryo jambo ryonyine rigukomeza umubwire ko ubuzima buzahinduka umushyiremo icyizere cy'ejo hazaza kandi umubwire ko turahari twarakuze natwe ubuzima bwarahindutse niyo mpamvu naje ndi hano ibyo nshoboye nabimufasha ibyo ndashoboye Imana izabimufasha siko mugende mwige ndabizi abanyafurika ntabwo muze mubwira abana banyu ko mubakunda sibyo like twebwe ntabwo umwana yagenda kugira ngo ukamubwira love you ugomba kumubwira love you yabyuka akaza akubwira love you ndetse n'iryo jambo nyine niyo systeme twasanzemo so mugerageze gushyiramo icyizere abana banyu cy'ejo hazaza kandi munababwire ko mubakunda aho papa we badahari kugira ngo amubwire ko amukunda we hamubere kuko ni wowe byose mubwire ko umukunda iyo umwana akura n'ijambo abantu bamubwira ko bamukunda ni mwiza ejo ni heza aziga neza azagira ubuzima bwiza turi kumwe mugerageze ndabizi ko mutazamubikora nanjye jewe n'imyaka mama ntarambwira ngo ndamukunda I don't know why kubera iki tutazatubwira nabwo mukunda why nawe ntabimbwire ntabyambwira kandi ndabizi ko nkunda ariko wa muco wacu ntabwo kubwira umwana wawe barabiwe ndagukunda ntabwo wabikora ariko mugerageze abantu bari hano abapfakazi hano mwebwe
kubwira abana banyu ko mubakunda mubabwire ko ari beza kandi mubabwire ko bizahinduka ubuzima buzahinduka no matter what nta gihe kitagira iherezo. Ikigira kabiri muhaguruke mukore. Turi hano kugira ngo tubasapotinge ntimubabasapotinga naje abamama biteje imbere ndabashimiye, abamama bafite icyo bakora ndabashimiye. Igishoro cyangwa se amafaranga ni uguhereza uragenda ukayakoresha ibintu akarangira ubwo ngubwo, ariko iyo ufite igishoro hakaba hari ikintu washinga cyangwa se ikintu wakora kikwinjiriza amafaranga make yo ku kwezi, icyo ni cyo kintu jewe nishimiye gufasha umuntu numva ibyo nshoboye. Siko bimeze abamama? Muhaguruke mukenyere mushikame mukore ibyo mushoboye kandi ibyo mutishoboye nta kibazo, ariko wumva bishoboye ni ukuri muhaguruke bamama mukore. Tuzabafasha ibyo dushoboye, twe turi hariya twagira amahirwe tugenda mbere yanyu n'Imana izabidufashamo. Turi kumwe? Byakurangiza ashobora kuba n'abarambiye byakurangiza. Ndarangije amagambo yanjye yarayo, simfite ibyabirenga, ariko naje kubasura kamurumuna wanyu cyangwa se abo musanga mukuru wanyu cyangwa se abambereye abafitanye amasano. Amagambo yanjye rero ndangiza ndashimira abantu bateguye kino gikorwa, ndashimira abantu bitanze. Murabona bino bintu ntabwo byakorwa nta babiteguye. Ndashimira abamvuye gigi nahaguruke mubone ndashimira Shaka Olivier nahaguruke. Ndashimira Kanyamukwengo ntabwo yaje kubera impamvu ashobora kuba yabaye busy, hari ibindi byamufatiye. Ndashimira Kanyamukwengo nubwo atahabaye uno munsi, ariko ari muri coordination yateguye bino bintu, yarabiteguye neza cyane. Ibintu byose udupira mwambara ibiki utu tubana twose ni Kanyamukwengo wabyirukagamo. Ni ukuri ndamushimiye ahari nubwo uyu munsi yabaye yahagarara akantu katumye kabaye gatuma ntaza nyine. Ndamushimiye ahari abyumve ko twese na timu n'abo bafatanyije gutegura kino gikorwa tumushimiye, sibyo? Ngana ku musozo nifuzaga ko duhita dukomerezaho igikorwa cyacu kugira ngo dutange impano twabageneye cyangwa se Christmas twabazaniye uyu munsi mbere yuko hakomeza izindi gahunda zose.